ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranya makuru, ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye aha ngaha muri aka karere, muri uyu murenge, ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiye kugera aho, dukwiye kuba tubizi, kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho. Ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa. Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyakubahwa perezida wa Sena n'aba visi perezida bamaze gutorwa no kurahira, banyarwanda mwese reka mbanze mbasuhuze. Mu gutora kandi kw'abasena, aba visi perezida n'iki, mhere ku byo nabonye byiza byabanje. Ngira ngo harimo nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen, umwanya atwaye asobanura. Njye nabirebaga ko nta wundi uri yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi uwo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire perezida wa Sena n'aba visi perezida izi nshingano bemeye kandi batorewe. Ndabizi ko aho baturutse mu zindi nshingano bakoreraga igihugu cyacu, nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo. Ariko icyangombwa ni ugusezeranya abo bayobozi, ni ugusezeranya Sena ubwayo ko hazaba ubufatanye, ubwuzuzanye. Ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi, ifite uburemere. U Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka, biva muri politiki, biva ko dutuye mu karere, tutagira icyambu, ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza, dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero ibifitemo uruhare runini, cyane cyane iyo yuzuzanije n'abandi n'izindi nzego. Ubwo bufatanye buvamo ko dukemura ibibazo ubundi biba
hari ingutu ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda nabyo birakemuka. Gukemura ibibazo by'igihugu, ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Byose buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite, ndetse bakabigiramo uruhare. Ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi, ariko n'uruhare bagomba kubigiramo. Iki ni ikintu tugomba guhora twibuka, twibukiranya, kugira ngo dukomeze gutera imbere, tutaba twasubira inyuma mu nshingano zacu cyangwa ibintu dushaka kugeraho. Nashimye kubona ndetse muri Sena dufitemo umubare w'abadamu, abategarugori utubutse. Birashimishije. No mu zindi nzego ntabwo wenda ari bo bahora bazi imbere gusa mu mubare, ariko hakwiye kubamo umubare uhagije. Naho ubundi bibaye ko buri hose umubare ari uwa mbere w'abadamu, nabyo byahungabanya uburinganire. Ariko ibyo ni ikiganiro gusa, naho ubundi ntacyo bitwaye. Rero hari Sena, hari n'izindi nzego zifatanya na Sena. Navuze kutagira usigara inyuma, ariko nashaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora, ibyo abantu bifuza, no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe, tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza bifite umucyo, biganisha hahandi gusaha inyungu z'abanyarwanda benshi. Accountability rero, accountability ifite uburemere. Ariko wenda n'ayo mahirwe yaza kuba tuyafite sinayifuza, ariko bimeze. Nayo ngiye kuvuga ngo twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga. Hari ababifite, ariko nabigize nabyo sinabisesagura, nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage, kandi niko bikwiye, nibyo bifuza. Ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya. Ibyiza twabonye internet, dufite ikoranabuhanga, kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyambaga,
ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye ahangaha muri aka karere muri uyu murenge ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiye kugeraho, dukwiye kuba tubizi kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho. Ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo. Dukwiye kugera kuri bariya baturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho, bize bitugeraho direct. Ndabasaba nkomeje rero, ndibwira ko twabishyiramo umwete, hanyuma narangiza mbifuriza akazi keza, ibihe byiza, mugire n'ubuzima bwiza. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ijambo n'impanuro muduhaye. Gahunda y'uyu munsi turayisoza n'ifoto y'urwibutso. Protocole ikaba igiye kutuyobora muri iyo gahunda. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.